aragaruka atera agatoki arango nyakubahwa bwana mushinjacyaha twige kugira ngo dukemure imanza z'abantu. Uyu muntu nubwo atanzi nanjye ntamuzi ariko umutima wanjye wiyumvishamo kwinjira mu rubanza rwe. None mbere yuko mukatura urubanza mwambara mwababaza ibibazo bitatu cyangwa bine mukabona kurukata bamutega amatwi. Arango icyambere uyu muntu ko mwavuze ko yabwiye umuntu ko azapfa yarangiza agapfa niwe bamwishe bati hoyo. Ese ko twabikurikiranye tukumva ko yamaze kubivuga hakaza imodoka ibishinzwe agahitira muri gereza, mwaratumenyera yaratorotse gereza akajya gukoresha uwo muntu wapfuye impanuka bati hoyo. Ati icya gatatu ese mwamwarakoshe izindi nzego mugasanga ari se umubyara cyangwa nyina cyangwa inshuti ingenzi ye cyangwa mukuru cyangwa murumuna we bagiye guhorera uyu muntu bakoresha umuntu wapfuye impanuka mu rwego rwo kugira ngo bahorere wari ufunze bati hoyo. Abati uyu muntu saraziri ntabwo nigeze nimagena yuko ndi igisenzegeri cyangwa ndi mu rukiko. Nagiye kumva numva indimi zirazamutse ndazimanuka mu rukiko ndavuga ngiye kukuvuga nyirabarazana zabiri indimi ndazimanuka ibyari urukiko ruhinduka igiterane. Abantu bati isi irafashwe. Mu kanya gatoya akanama kajya mu mwiherero kaba karagarutse dushingiye tangira kuba dushingiye mu muryango bahagarara mu irembo nibo biravuze ngo bahagarara mu irembo babuza abantu kwinjira nabo bwabo ntibacingiye ngo bameze nk'ibituro bisizingwa ngo ariko imbere bizuye amagufwa y'abapfuye. Dufite abantu muri ubu bwami tujyamo ndabashoboje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nitwa Twagirezo Jean Pierre, umukozi w'Imana. Nshimiye Imana ko yanyemereye kongera kugaruka kuri Icyo Philadelifia ngo tuganire ijambo ry'Imana. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Hanyuma reka dutangire dusenga. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Gira neza kandi neza yawe ntagarobanura ku butoni kuko ni neza imenywa na buri wese ukwizeye kandi agushakana umwete. Tugushimiye ko ducira inzira tukagera hano. Tugushimiye kuri kumwe natwe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Hagarana natwe mu ijambo ryawe ntaba ari twebwe. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Hanyuma nsengera abantu bose bazumva iri jambo ryawe rizaba bature ribakure mu bubata bwa Satani ndetse ribagire aho ribashyira ribungure ubwenge ribabature muri byose ribirukanaho imbaraga zose za Satani kubw'ijambo ryawe. Ugize neza ngahareka mwuka wera ganze kandi ategeke mu izina rya Yesu, amen. Dusome ijambo ry'Imana igitabo cya Danieli ibice bitatu umurongo waho wa 28. Danieli 3:28 haravuze ngo Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Meshake na Abedinego ishimwe niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo hatagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga atari Imana yabo. Imana yacu nishimwe. Reka twigire hirya mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice byaho 12 umurongo waho wa 11. Byakozwe n'intumwa 12 umurongo wa 11 aravuze ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Imana yacu nishimwe. Reka nyasubiremo. Aravuze ngo Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode ikankiza iby'ubwoko bw'abayuda bwatekerezaga byose. Nimwakire neza ijambo ry'Imana.
hanyuma tubaha ikaze. Imana ibahe umugisha. Nababwiye ko nitwa Twagireyezu Jean Pierre, ndi umugabo, mfite umudamu n'abana 2. Ndashimira Imana yabampaye. Ndifuza ko tuganira ijambo ry'Imana rifite intego cyangwa se teme cyangwa se insanganyamatsiko cyangwa se intumbero ivuga ngo habura gato Imana igitabara. Ngira ngo munabyumvise. Habura gato Imana igitabara. Habura gato ngusebe, habura gato abadayimoni bazikutse, habura gato bona nta cyerekezo, habura gato bona ibintu byibanye, Imana igitabara. Buriya Imana dusenga itabara habura gato. Habura gato bona kwa muganga byanze, ariko Imana igatabara habura gato. Habura gato ubona uhagaze ku munara wo gushungerwa, ariko Imana ikagutabara habura gato ngo usebe. Habura gato ubona ntawo kukurengera, ariko Imana ikaza habura gato. Rero Imana igitabara habura gato. Habura gato Imana igatabara. Imana ikaza habura gato. Bibutse ko turindwa n'amasezerano, tuvugira mu masezerano, tugendera mu masezerano. Ikindi ndagira ngo ngutangarize ko imvugo y'Imana wayikenana ugakena kandi yaravuze ngo nzakugirira neza, ukambara ubusa yaravuze ngo nzakwambika, bakakwirukana mu nzu yaravuze ngo nzagutabara, ukabura urubyaro yaravuze ngo nzaguha umwana. Kuko Imana ntabwo ivuga nk'abantu, ivuga nk'Imana. Ubwo ndagira ngo nkomeze abantu bagushwa n'imvugo y'Imana. Hari usanga ngo Mana ngo ngewe ngo warambwiye ngo ibiki n'ibiki. Ese ubwirwa n'iki ko ariyo? Wenda na marangamutima y'abahanuzi. Ikindi wenda ni nayo. Ariko wirengagiza ko umunsi umwe twebwe umunsi umwe ku Mana twebwe ari imyaka 1000. Rero imvugo y'Imana ishaka umuntu uba hafi y'Imana. Bibiliya yavuze ngo nkunda abankunda kandi abanshakana umwete nibo bazambona. Mbibutse ko abaca mu isezerano ari nta mpamvu. Imana ibayobesha kubasheshenga, ariko abantu bazi Imana yabo bazakora iby'ubutwari. Hanyuma dusomye ijambo ry'Imana, Bibiliya ijambo ry'Imana ira ngo ubwo Nebukadinezari yajyaga i Yerusalemu yanyazeyo abantu benshi. Bibiliya ngo anyagayo n'abahungu b'abanyaburanga. Haza Danieli na Saduraka na Meshake na Abedinego. Bibiliya ngo ntabwo ariyo mazina bitwaga, bari bafite andi mazina bitwaga. Ngo ariko Danieli ageze i Babuloni, Imana ishimwe, ngo agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Ngo abwira abagenzi be ngo rata twebwe twaturutse Yerusalemu, ari ngo Imana yacu n'umutungo wimukanwa. Iyo dusenga irumva, iyo tuyihamagaye iraza, iyo tuyitakambiye yumva gusenga. Ari ngo ntimwiyanduze. Iyabanye natwe turi Yerusalemu iranabana natwe turi hano i Babuloni. Mbibutsa ko Imana dusenga aho tugenda tujyana nayo. Ntabwo ari ubutaka ngo tubusigaho iri. Iyo turagendana, twicara muri bisi tukicarana, tugera mu bibazo twaba turi kumwe nayo, mu ntambara turabana. Ni umutungo wimukanwa. Imana ni umutungo wimukanwa. Iyo uri kumwe nayo, aho uri hose jya utekereza ko Imana muri kumwe. Kuko Imana si inzu ngo izaha amahwiri, inzu ntiyideparasa, ariko Imana dusenga irideparasa. Imana ishimwe ni Imana yacu. Aravuga ngo Imana dusenga ni umutungo wimukanwa. Iyo dusenga ni Imana, iyo dusenga irakora, iyo dusenga iravuga. Nimwiyanduze. Aravuga ngo iyabanye natwe turi Yerusalemu, nubwo turi mu gihugu cy'ubunyage, iranabana natwe turi hano i Babuloni. Ngo arabakomeza
ngo Daniel aza kumenya ko bagiye kurya ibyo kurya biterekerejwe, ngo yegera umuhereza wa vino, ngo aramubwira ngo rata twebwe twaturutse i Yerusalemu, mbese ntuduhwanye n'aba ngaba. Abantu twizera Imana dufite umwihariko, dutandukanye n'abandi, kuko twebwe tubitse ibyasezeranyijwe. Mwanditsi yaravuze ngo nicyo abayuda barusha abandi, ngo umushuje aramubwira ngo abayuda babarusha muri byose ariko cyambere nuko babitse ibyasezeranyijwe n'Imana. Bandishimwe, babitse ibyasezeranyijwe n'Imana. Ibyo byasezeranyijwe rero nibyo tugendana nabyo. Yaravuze ngo muzaca mu mazi ntazabatembana, umuriro waka ntuzabatwika, ibintu byose ibi ngibi byasezeranyijwe nibyo byatumye ibwira kuri ngo kurowe nzanyeganyeza inzugi z'imiringa, ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri, nzaguha ubutunzi bushywe mu mwijima, iki nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze. Ibi byasezeranyijwe n'Imana tugendana nibyo byasanze Yeremiya mu nzu y'imbohe, aho amashuri atari gukora, aho imiryango itari kwinjira, aho amafaranga. Mbibutse ko amafaranga mutunze ajya atagaciro, utaziratana amafaranga ni ubutunzi utagomba kubana iteka ryose. Amafaranga ni amashyitsi, yitera amababa akaguruka, ejo uba uyafite ariko ejo bundi ukayabura. Aho amafaranga atari kwinjira, aho imiryango ikomeye itari kwinjira, ngo ari ku mugambi w'Imana umusanga mu nzu y'imbohe, ngo uramubwira ngo Yeremiya we mbese uruzi iki? Ngo arayibwira ngo nduzi inkoni y'umurinzi. Ngo iramubaza ngo waroye neza uko njya ndinda ijambo ryanjye ndetse nkarikomeza nkarinda n'uwo naribwiye. Imana muyimpera icyubahiro. Bibiliya iratubwira ngo Daniel ngo amenya ko bagiye kurya ibyo kurya biterekerejwe na vino iterekerejwe, ngo abwira umuhereza wa vino ngo rata twebwe twaturutse Yerusalemu ntuduhwanye n'abandi, twebwe turaba umwihariko, dufite hari ibanga tugendana. Twebwe utwime ibishyimbo mbese utwihera ibishyimbo n'amazi, utwime sosiso z'ibwami, utwime za boyiro, utwime inkoko z'ibwami, utwihera ibishyimbo n'amazi. Noneho nujya gupima abantu babeze neza kugira ngo ubone amanota, natwe uzadushyire ku munzani, abazaba beza kuruta abandi Imana basenga izubahwa. Ngo Imana ibyumva nk'ejo. Dore ikintu Imana yakoreye ba Daniel, yahise ifata vitamine zari ziri muri bya bindi by'ibwami, izicomoramo, izicomeka mu bishyimbo. Umunsi wa mbere ba Daniel barabyibuha, uwa kabiri barabyibuha, ngo kugeza ku minsi 10 ngo bapimye ngo basanga ba Daniel nibo beza kuruta abandi. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ngo barabatatanya, Daniel acukwe, ngo abandi babajyana mu gikombe kujya kurenya ikigirwamana, ngo babajyana mu gikombe cyitwa dura. Ngo baravuga ngo nimwumva amajwi yisambuka, mukumva amajwi y'amababura n'ibindi, muhiste mwubarara hasi. Ngo aba bahungu bahama ku Mana bamenye. Imana ishimwe. Mbibutse ko bakiri i Babuloni babise amazina y'abanyebabuloni, bagira ngo babakuremo ikiyuda muri bo, babakuremo izina ry'Imana bamenye, babita amazina y'i Babuloni, babigisha imico y'ab'i Babuloni, ndetse banabatoza ikirimi cy'i Babuloni. Ngo ariko bashikama ku Mana bamenye, ariko imbere baba Abayuda nyakuri. Dufite abantu muri ubu bwami tujyamo bahindutse ab'isi, utatandukanye umuhanuzi n'utari umuhanuzi. Dufite abantu binjiye mu mpano zitari izabo, aribo basigaye babakuramo ibyiringirwa bibarimo. Abantu abo nibo bahagaze, bahagarara mu nzira, bahagarara mu muryango, bahagarara mu irembo. Nibo biravuze ngo bahagarara mu irembo, babuza abantu kwinjira, nabo ubwabo ntibacingiye, ngo bameze nk'ibituro bisize ingwa, ngo ariko imbere bizuye amagufwa y'abapfuye. Dufite abantu muri ubu bwami tujyamo bahindutse nk'abanyebabuloni, batagifite Imana muri bo, babaye nk'abahungu ba Eli.
Imana yavuye muri bo, yahagurutse mu bitereko by'amatabaza, ihaguruka mu muryango wa Eli, ihaguruka mu isanduku, iragenda ijya mu Bafilisitiya, basigara bazi ko Imana iri muri bo, kumbe Imana yaragiye mu banyamahanga. Rero abo ngabo nabo turabejeje muri iyi minsi. Imana babarinde mu izina rya Yesu, ngo aba bahungu bakomera ku Mana yabo, ngo bibuke Imana yabanye nabo bari i Yerusalemu, ngo bibuke intambara Imana yabarwaniriye, bibuka amakuba n'ibyago Imana bakuyemo, ngo bibuka ibintu byose Imana bagiri, ngo bageze muri iki gikombe cyitwa Dura, ngo ntibarebe ibibahanze amaso, ngo ahubwo bahanga amaso Imana bamenye. Wowe hanga amaso Imana, gutabarwa kwawe kuri kuwiteka, ntabwo kuri mu biganza by'abantu. Abantu ntacyo bazakumarira, abantu ni abantu, ariko Imana ni Imana ishoboye byose, ni nyembaraga. Wowe yizere, uyisenge ubudasiba, Imana izakugira neza, kuko habura gato Imana igitabara. Ngo barebera Imana mu byarangiye, barebera Imana i Yerusalemu, ngo abandi bo barara hasi, ngo ariko bo basigara bemye. Ngo baraza ngo Saduraka na Meshaki na Abedenego, niki kibateye gukora ibi ngibi? Ngo barabwira ngo umva mwami Nebukadinezari, n'ubwa mbere bari bavuze izina ry'umwami mu izina. Bara ngo Imana yacu dukorera, Imana ishimwe, ngo ibasha kudukiza amaboko yawe mwami nyagasani, kandi nawe itadukiza. Ngo abantu bose bari hano babibone ko idukijije, nawe ubyitegereze. Ngo aravuga ngo nta mpamvu n'imwe yo kubararira ikigirwamana cyawe, habe no kukikubita imbere, kuko twamaze kurenga iby'isi tugasingira iby'ijuru. Ubu tugeze muri cya gihe cyo kudasaba viza zigenda ngo zijya muri Amerika, cyo kudasaba, tukabwira Imana ngo Mana duha ubugingo, kuko tugeze mu gihe cyo guhamya Imana, tukayihamiriza mu bapagani. Imana yacu ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Ibi mbabwira rimwe nigeze mpagarara ahantu ndimo ndabwiriza, buriya Imana yagushora ikagushora, kuko mu mateka yo ntabwo igihomba, kugira ngo ubwayo yunguke. Imana iragushora, umubiri bakawutonora, bakagukubita umubiri bakawutonora, ariko ikarinda ubugingo. Ikindi, Imana iguhamagara igushakamo inyungu, kuko ntigihomba mu mateka. Rimwe mpagarara ahantu ndimo ndabwiriza mu mujyi wa Kigali iwacu, ndabwiriza natumiwe, imbere yanjye hari umuntu wicaye umwimereye neza rwose, wambara ijingisi umeze neza. Nyirengeye Imana yivuze ntabwo ngira kwitangira, irambwira ngo ubwira uwo muntu ngo kizwa, niba udakijijwe urutwara abandi nawe aragutwaye. Irambwira ngo mubwire ngo kundi bayurwobo ni uzagarukira, uzicwa n'impanuka izagutungura, ushwanyaguruke ubure no kuyora. Irambwira ngo ariko nukizwa Imana irakugira neza. Ndamanuka nawe bwa ariko nturaho wa mugabo we, ati yego. Ni rero Imana irambwiye ngo kizwa, niba udakijijwe urutwara abandi nawe aragutwaye, ni kundi bayurwobo ni uzagarukira, uzicwa n'impanuka izagutungura, ushwanyaguruka ubure no kuyora, ariko nukizwa Imana irakugira neza. Simbivuze gutyo, abitwarira muri logique. Nubwo mbere yakanagiye mu rusengero, abitwarira muri logique. Ibi bintu bya Yesu bifatanyije n'ibitabo wize bikuri mu mutwe, ukabishyira muri siyansi, nta hantu muzahurira. Bica hariya nawe ugaca hariya, kuko ibya Yesu bigenzuzwa umwuka. Aragenda abitwara muri logique, birangije ngiye kubona mbona imodoka intwarije kuntwara, nshiduka nageze muri gereza. Ndafungwa, ndagenda ndafungwa rwose, baramfunga muri gereza y'iwacu Kicukiro brigade, baramfunga. Hano habaga ati uyu murafunzwe n'itegeko ryanjye, ni uzaza kumufungura. Ndafawe, muzi gufungwa n'itegeko biragatsindwa n'Imana. Ndagenda ndafungwa, ariko ko nta muntu urenganira mu gihugu cyacu. Iby'Imana yavuze biza gusohora. Yewe turashimira Imana, niba hari mu bihugu byose maze kugenda, Imana yaduhaye leta nziza.
leta y'igihugu cy'u Rwanda, Imana yaduhaye leta nziza. Dushimira Imana ko yaduhaye abayobozi beza, yaduhaye leta nziza. Imana ijye ibadufashiriza. Nta muntu ugirenganira mu gihugu cy'u Rwanda. Leta yacu ntabwo ikubita, ariko abanyururu bari hirya baragatsindwa n'Imana. Mbangeze muri gereza, kose wa gereza aransaka amburamo n'igihumbi. Yesu arankubita iyi mpyiko iratonyuka, arankubita yizana ibisebe. Igihe cyari cyo gufungurwa cyari kitaragera, arangije pararizi ihera mu mano y'ibikumwe ikajya yica kino gice cyose. Nkajya nirirwa nihagarika amaraso. Madame akageza na papegisi nk'abana, nkajya n'amara papegisi nk'abana. Narabonye none uwamfungishije ibyo Imana yambwiye biza gusohora, kuko akora impanuka arapfa. Kuko nta muntu urengana mu gihugu cyacu. Bagiye kumfungura, umuryango we ubihita ubyinjiramo. None birazamuka bijya mu rukiko. Umugore we na murumuna we batanga amafaranga bagura umwavoka w'umuhanga. Njyewe rero kukwera ko ndi nyakwipfirira aho ngaho nta mafaranga afite, nta mwavoka nifite na nihagarariye. Bigeze saa 8 z'ijoro, buri buke njya kuburana. Saa 8 z'ijoro Imana iransanga irango ninjye wagukomerekeje nanjye uzakomora. Irango dore baguze umwavoka w'umuhanga, ariko ninjye mwavoka wawe. Turashima Imana kivuga, turayishimira kwivuga. Iramwa ngo ikiri bukwereke ko ndi kumwe nawe nuko urubanza rwa rutangira mbere. Ngeze pariki mu gitondo, kuko urubanza rwanjye rutangira mbere. Hakaba hari umwavoka bahinduriye ku rukiko ari kuburanira abandi, bamuhindurira ku rukiko bamugurira hundi. Kumbe nge sinkamenye ko ari marayika w'Uwiteka Imana yazanye. Ahita yicarira aho ngaho kugira ngo yumvire imanza zitandukanye. Nanjye ndicara, nyine turicara, urubanza rwanjye utangira mbere. Rero iyo uhagaze imbere y'umushinjacyaha akavuga ati, iyo uhagaze imbere y'umushinjacyaha niba wifashe gutya ni gutya, niba ari ukundi wifashe nutangira atari ko bwana umushinjacyaha aragukatira kuko uramusuzuguye. Urubanza rwanjye rwatangiye bati Twagirezo Jean Pierre baravuga ndisobanura. Muri siyanse nta Mana ibayo. Abantu muzi siyanse ntago nako ngo Imana yarambwiye ashwi. Kwisobanura birananira. Icyo bita umushinjacyaha agushinja nk'umuntu wari uri kuri teri, kuko nicyo yigiye. Aranshinja numva kuko ibyaha birampamye. Umwavoka wabo arahaguruka, asoma ingingo ya mbere iransinda, asoma iya kabiri iransinda, kugeza kuri 5 ziransinda. None kwa kundi baba ngo hari icyo wongeraho dukata urubanza. Urumva ngewe bari guhita bankatira burundu. Wa mwavoka wicaye aho ngaho niyaranze nanjye se nari muzi, birwanira mu mutima we. Arasohoka ajya hanze biranga, aragaruka atera gatoki, arangonye ko bwana umushinjacyaha twige kugira ngo dukemure imanza z'abantu. Uyu muntu nubwo atanzi nanjye ntamuzi, ariko umutima wanjye wiyumvishemo kwinjira mu rubanza rwe. None mbere yuko mukatura urubanza mwambara mwababaza ibibazo 3 cyangwa 4 mukabona kurukata, bamutega amatwi. Arango icyambere, uyu muntu ko mwavuze ko yabwiye umuntu ko azapfa yarangiza agapfa, niwe bamwishe? Bati hoyo. Ese ko twabikurikiranye tukumva ko yamaze kubivuga, hakaza imodoka ibishinzwe agahitira muri gereza, mwaratumenyera yaratorotse gereza akajya gukoresha uwo muntu wapfuye impanuka? Bati hoyo. Ati icya gatatu, ese mwamwarakoshe izindi nzego mugasanga ari se umubyara cyangwa nyina cyangwa inshuti ingenzi ye cyangwa mukuru cyangwa murumuna we bagiye guhorera uyu muntu, bakoresha umuntu wapfuye impanuka mu rwego rwo kugira ngo bahorere wari ufunze? Bati hoyo. Ati uyu muntu sarazira iki? Aragati icyanyuma nshorejeho, ati uhereye mu bitabo bya za Bibiliya n'ibindi twagiye dusoma, usanga aba bantu kuva kera barahozeho. Niba yaramurangiye inzira yo gukira,
yarangiza akajya kumubika muri gereza. Nta cyari gutuma Imana itamuhorera. Murakoze mwokagira Imana. Ntabwo nigeze nimaje na yuko ndi igisenzegeri cyangwa ndi mu rukiko. Nagiye kumva numva indimi zirazamutse, ndazimanuka mu rukiko, ndavuga ngiye kukuvuga nyirabarazana zabiri. Indimi ndazimanuka, ibyari urukiko ruhinduka igiterane. Abantu bati isi irafashwe. Mu kanya gatoya akanama kajya mu mwiherero kaba karagarutse. Dushingiye tangira kuba dushingiye ingingo iyi dushingiye dusanze Twagirayezu Jean Pierre ari umwere nitahera amaro. Indabatsinze munagasenwe nte kwakina Yesu mba ndisokeye nigira hanze. Habura gato Imana igitabara. Imana itabara habura gato ngusebe Imana iratabara. Mba ndasohotse nigira hanze. Wa mwavoka bari birukanye mu kazi, Imana imwihera akazi. Ufite iceri cya senkani, ufite 5, ufite 10, yahakuye 350. Buri wese agenda amwihera ati uri umuntu w'umugabo. Arangiye ahita nyiheramo 50, aramwatumva ati Imana iranyigabuririye, te nawe twari isenkani ntago ari nge wakugize gutyo. Imana ibingiriye neza. Rero habura gato Imana igitabara. Habura gato Imana igitabara. Ngaba bahungu babatwara mu itanura ry'umuriro. Hari igihe Imana yemera ko ikibi kikugeraho ariko ikakurindira muri cya kibi kugira ngo isohoze kwera kwayo. Ngo babatwara mu itanura ryaka umuriro, ngo bababwira ko ryenyegejwe 7, ngo ari ku Mwuka Wera w'Uwiteka. Turashimira Yesu ajya yiyumvishamo gutabara akaza kubana natwe mu kibazo. Mbibutse ko Yesu akina finali. Imana tugire neza. Yesu ajya akina finali. Ngo Yesu ahita yiyumvishamo butabazi, ngo ahita amanukira mu itanura ry'umuriro abatangamo. Ngo ababajugunyemo, ngo ibirimi by'umuriro byabakubitiye hanze, ngo babajugunyamo, ngo Umwuka Wera ahagarara mu muryango w'itanura. Uwinjiye wese agahita ajugunyamo, uwinjiye wese akajugunyamo, ngo Yesu arabasanganira. Ngo ibyari urupfu Yesu abihindura ubuzima. Imana yacu tugire neza. Tugiye gusenga Imana. Habura gato Imana igitabara. Imana banzu urebera Imana mu byo yakoze hariya, biragutera ko nibyo biguhanze amaso Imana itazabenanirwa. Reka dusenga Imana. Ibibwire ngo Mana, hariya narakubonye habura gato, hariya narakubonye habura gato, asigaye umenye ko nibyo ngibyo Imana itazabenanirwa. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushime kuri Imana igira neza kandi ikomeye. Twakubonye habura gato, waturwanire habura gato, habura gato ngo dusebe twarakubonye. Abantu bahagaze bareba uko tuzamera twarakubonye. Warengeye imfubyi n'abapfakazi turakubona, warengeye igihugu cy'u Rwanda turakubona, wagiriye neza abantu bawe turakubona, wadutabaye habura gato. Dushimiye izina ryawe. Ngwino urengere buri wese uri mu bibazo n'intambara, amakuba n'ibyago. Ngwino umutabare, imbaraga zawe ziganze utabara isi. Kandi abantu bose bazumva iki kiganiro bakumvira ijambo ryawe, rizaba bature ribakure mu kibiri gisa nacyo, ribarwane intambara. Ugize neza kuko uri Imana yacu. Icyoro ni cyawe mu izina rya Yesu Kristo. Amina, amina, amina. Murakoze. Imana ibahe umugisha. Ushaka kumbaza ikibazo cyangwa se ko dufatanya gusenga, nomero yanjye ya telefoni ni 0783 419 74 0783 419 74. Yesu aduhana umugisha. Murakoze cyane. Imana ibarinde.